mushiki wanjye uraherwa, mwene data uraherwa niba Yesu mubo yaje gushaka niba yarakubonye wamaze kuva mu mubare wabo gupfa, ndaho uzapfa ahubwo uzarama. Humura ntabwo uzahomba. Uyu Yesu mbabwira, uyu Yesu mvuga, uyu Yesu uri mu ndego zanjye, uyu Yesu waduhamagariye umurimo 2025 n'umwaka Imana. Ndabasuje bakunzi bandi Umukristo TV, Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David nk'ibisanzwe. Ndabasuje hano se mwamuherereye, muri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, mwumve ko mbasuje kana mabwira ko mbakunda. Ndabakunda cyane, ntabakunda cyane. Ubuhanuzi yagendanye ni Elisa wagendanye na Eliya. Baragendanye, Elisa aragabana imbano za Eliya, ni Elisa wazisigaranye, kandi none akora cyane kuruta Eliya. Nanjye no mama ngena ku nkweto yawe ku ntambwe ku yindi kuki avuga ati pastor ndabona kujya mu myaka yo hejuru. Shaka gusanya impano ze nge zisigaranye ngakora ibiruti byo yakoze. Birashoboka cyane kuko ngo na Elisa nawe yakoze ibitangaza byinshi, ariko icyanyuma cyakozwe n'iki hari cyakozwe ni n'amagufa ye. No muntu bari nsaka kantu kaka hwayi kari kabaye, nongo bafata umuntu bari bagiye gushingura bamunaga mu mva ya Elisa. None ayo magufa yamaze kumva uwo muntu arabaduka bamuzima. Ati ngeze ku magufa adasanzwe. Bisobanuye ngo twebwe abantu dukorera Imana no mu rupfu, no mu rupfu turiho, no mu rupfu turakora. Oya ngo nahise ijya mu ijuru yavuze ati mbasigiye umwuka wera, kandi nimubyitwaramo neza muzakora ibitangaza kuruta ibyo nakoze cyane. Kandi kuvuza ngo kanuranyibutsa ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ry'Imana. Yaravuze ngo mwebwe abanyize, yego iyi mirimo ngora mwebwe muzakora niyiruta kuko njya kwa data. Niyo mpamvu uyu munsi bari kubona Kristo ibihumbi amagana, Kristo ndi ku Mana ibihumbi amagana baje, imbago bari kuzita, abantu bari gucira, bamwe bakabihimba andi mazina, ariko Kristo ariho kandi aracyakora. Aracyakora muri twe. Ni ijambo Yesu yivugiye, avuga ati nimunyizera mukaguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, muzakora n'imirimo iruta iyindi gukora. Muzanzitsa bico mushaka. Shavuga ngo Yesu yazuye abantu, twebwe nitumwizera menya tuzakora ibirenze kuzura abantu. Tuzajya dutuma banaguruka bajya mu ijuru. Twe nitumwizera tuzakora ibirenze kuzura abantu, kuko iyo ni intambwe yadusigiye. Yavuze ngo mwebwe ndimuzaguye mu intambwe nakoreyemo, kuko mwe muzakomeza. Bivuga ngo Yesu ni umukozi utagira ishyari, ariko abandi bagira ishyari bumva ibyo Labani yakoze, kuko batabishobojwe bagatangira gushura iteko tireka da n'izindi mbaraga. Kandi kuko David ndakubeshe n'iki gihe menye aho nerekeza isengesho ryanjye, ngamenye indego zanjye zivuga butumwa, nibwo nabonye abamvuga akuye imbaraga ikuzimu, afite inzoka n'ibindi ngibyo, utuntu nguto twinshi, barandi mu bishinge bafite bagiye gutarura izo mbaraga. Babona nagiye maze iminsi 12 mu cyuma, oya naza nakubita hari atewa yari yaragiye bunaka gushaka ibyo byanzuka. Nibere mu cumi wanjye ndiho ndasenga, ndashinze ivi muri David, urebye amavi yanjye yabaye ngaye intama komeza, ariko ukamara amasaha 6 upfukamye usenga Imana. Imana niza kukugarukaho, urakeka bizagenda bite? Yego basa reka tuvuga ati ni gucye twinjiye mu kiganiro cy'amavuta bitandukanye n'ibindi biganiro byose twagiye dukora kuri Ndi Umukristo. Turi kuri Ndi Umukristo rero basa kubera ko utaheruka kuza kuganiriza abantu Umukristo ngo tubabwiye amagambo nk'aya. Ndi Umukristo rero nagize utuntu tugera muri 2 cyangwa 3. Icyambere nararwaye. Yego nararwaye buriya nakurya ndabwo birazamo neza, ndi ku miti, nagize ikibazo cy'umutwe, nagitaba telefone nkumva mu mutwe hagazemo ikintu, nkumva ngize isereri, nkumva nakikubita hasi, rimwe na rimwe ngitiranye ibintu, biza kuba ngombwa ko mbitwara gake. Mbitwara gake, nagiye no kwa muganga mbona no mu dogiteri, rampima nca mu cyuma, cykwanyandikira imiti, ati no miti nukirukirana humura
bizatungana, ariko telefone uzigabanye. Waragabanyije? Naragabanije. Abantu bose badukurikiye bagiye kukuvugisha ubwo ntago urabita kwa kugabanya. Buriya abo biri ngombwa. Abo biri ngombwa. Ubwo uzajya bimenya ute ko yari ngombwa no atari ngombwa? Buriya hari umuntu guhamagara David ukabona afite gahunda. Nuko hari umuntu guhamagara ukabona afite gahunda. Niba ari mwakubuza kongera, yakubura kongera, yasanga uri kuvugira ugasanga yongeye, uwo rero nanjye njya mwihamagarira huko. Kuko afite gahunda, ariko hari undi azaza akacaho yakumvira ibizi akagenda ubwo, uwo nda gahunda yari afite, nta n'impamvu yo kumukurikirana kugira ngo tumenye icyo yashakaga. Ariko hari ugukurikirana ugasanga afite gahunda David, batuye umuntu nanjye kamwiteho menya amakuru. Byo biri mu bimwe byatumije utaboneka kuri Kristo. Kitsi niba hari n'ibindi. Cyo ni kimwe cyatumije ndaboneka. Nanone ikindi ndi umukristo ni YouTube tukicyubaka, ndabwo turayibonera ubukoresho rimwe na rimwe n'amatike kaba yaba ikibazo ugera kuri telegira ngo tugire uko dukora. Ubwo turacyakeneye byinshi kuri ndi umukristo, ariko dukeneyemo abantu bashyiramo akaboko bakazamura umurimo cyane kuba ibikoresho bidahari, kuba nawe ngomba kugutegera, dukeneye support. Ariko ndegera hari tekezo kirahari, mbita n'impamvu twahise ngo ndi umukristo. So nazo ziri mu ndego zaho tugomba kwerekeza ubutumwa. Ariko byose bizagenda bikemuka. Reka twibwira aba bantu nubwo bitareta bikunda uyu munsi, ariko n'uyu muntu nawe bitekerezeho, afite ubushobozi bwo kunashikira uvuga butumwa. Bagushyikira uvuga butumwa nicyo kintu cyiza. Turabavuga butumwa tumaze imyaka 25 tubikora David, ndabende tuzakora. Twiga nk'umuntu akahita tubwira ati reka nge mbagure kamera. Yabagize neza. Gutanga besha umugisha kuruta guhabwa. Kandi utanze ni ugira umugisha. Cyangwa se akavuga ati reka noneho mugihe bajya gukora ivuga butumwa birabavuna gutya n'iki reka nishyure transport y'umunsi umwe. Cyo nabyo birashoboka cyane. Kandi David hagataho tugihagaze hano mbanze nshimira abantu batumenye mu izi nzira z'iyivuga butumwa. Ndago bakoze ibihambaye, ariko igihe cyose nagendane na Yesu yambuje nawe. Ndakuvuze wimenye. Yambuje nawe ndagushimira. No kuba nabonye uno buryo bwo kwicara hano wabigezemo uruhare. Imana ikiba David, hari abantu beza bakora bati uyu mukozi w'Imana niki naho kibisengera, naho kibitegura, Imana izaguha umugisha. Ndashimira abashiki bacu bari muri Amerika, Canada, hano mu Rwanda, Burundi n'ahandi heshi hayatandukanye. Nimwogere Yesu amavuta igiciro ayabacunshumureho cyane. Ubu ngubu ikintu tugomba gukora no kujya tugasengera ibikoresho bya umukristo bikaboneka. Urabona nk'ubyo turi gukoresha nta n'igikoresho na kimwe cyane mu kisuki hari. Ni mikrofone ndi kuvugiraho ni ya Gonariki. Ariko aho hose turabishimira Imana, nawe nanagushimira cyane. Turadufasha cyane. Naho ugiye buri kimwe cyose. Nda nubwo twaba twicaye hano. Nukuri nawe wubahwe wazi igihe wazi mubana Imana yambwira kizambuza nabo uri mu bambere. Ngejo ni heza kuruta uyu munsi. Tufitiye byiringiro. Our future is better. Pastor Kare noneho tuje mu jambo ry'Imana, tuvuze ku mpamvu utari kuboneka, nize ko uyu munsi bagiye kujya bakubona. Nagiye kucya bambona. Bagiye bakubona rwose. Reka tuje mu jambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Minota mike twadusigaranye. Mike cyane bakonzi bacu bandi umukristo. Yego. Reka tuganire kuri jambo ry'Imana, Imana yasese ku mutima. Tugiye gusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gice cyaho cya 5. Turasoma duhereye ku murongo wacu wa mbere. Butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka gice cyaho ni cya 5. Turasoma duhereye ku murongo wacu wa mbere. Murongo wa mbere uratubwiye ngo Yesu yari ahagaze mu kibaya cy'inyanja y'i Genezareti. Nuko abantu benshi bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Abona amato abiri atsetse ku ngombe y'inyanja,
ariko abarobyi bari bayavuyemo bamesa inshundura zabo. Yicira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsuraho hato ngo buve ku ngombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato. Arangije kuvuga abwira Simoni ati igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati databuja twakesheje ijoro dukora cyane nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko bivuze reka nzijugunye. Barikoze bafata ifi nyinshi cyane, vuga ngo cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Barembuza abagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi, bituma yenda kurengerwa. Simone Petero ngo abibona atyo yikubita imbere Yesu ati vaho ndi databuja, kuko ndi umunyabyaha. Kuko ubwo yari yumiwe n'abari kumwe nawe bose babonye izo fi bafashe. Na Yakobo na Yohana na Zebedayo bari bafatanije na Simoni nabo birabatangaza. Yesu abwira Simoni ati witinya, uhereye none uzajya uroba abantu. Bamaze kugeza amato yabo ku nkombe basiga byose bakurikira Yesu. Amen. Mana ishimwe. Basiga byose bakurikira Yesu. Moreya iyo ngeze ku uyu mugabo witwa Yesu rero, nshuti zanjye, mujyemo mundekera muvuge. Mujyemo mundekera muvuge. Ni Yesu wasize ubwiza n'icyubahiro mu ijuru. Ni Yesu wemeye kuza mu isi mbi ihumanye, ariko aza ari kuri misiyo. Asiga indabe y'icyubahiro, asiga abamarayika. Bibiliya ivuga iki? Ivuga ngo n'umwana w'ikinege wase, ngo n'umwana w'intama arazaza mu isi yirengagiza icyubahiro, yirengagiza ubwiza, yirengagiza ijambo. Ariko ndashimira Yesu ko yaje ari njye aje gushaka. Nawe niba uri mu bo yaje gushaka, kandi cya kabiri akaba yarakubonye, urahirwa. Mushiki wanjye urahirwa, mwene data urahirwa niba Yesu mu bo yaje gushaka niba yarakubonye, wamaze kuva mu mubare wabo gupfa. Ndaho uzapfa ahubwo uzarama. Mana ishimwe cyane bana b'Imana. Bibiliya ivuga iki? Itubwira Yesu ko yatembereye mu ivugabutumwa ryiwe akagera ahantu ku nyanja yitwaga Nazareti. Buriya nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, abakozi b'Imana nibahaguruka abandi bakabakurikira, na kera kose byahozeho. Na Yesu yarahagurukaga abantu bakamukurikira. Nta bantu Yesu yarekaga ngo mumuzi, ahubwo bamukurikiraga bitewe n'ijambo, bitewe n'ubuntu n'ukuri yari yuzuye, bitewe n'imbaraga bari bamuziho, bitewe n'ibibazo bari bafite. Kuko Yesu yari afite umuti w'ibibazo by'abatuye isi. Na n'uyu munsi aracyafite umuti w'ibibazo ufite wowe. Aracyafite uwo muti, urahari. None ukagera ahantu asanga abagabo barimo ba Petero, ba Yohana, ba Yakobo ngo bakesheje ijoro bari kuroba, ariko ndanagafi kangana n'urwara bafashe. Bari batahiye aho, bagize amahirwe. Yesu abaraje. Yesu ngo yitegereze, afata ubwato bwari ubwa Petero ngabutsuraho hato. Harakubutsuraho hato kugira ngo abantu badakomeza kumubyiganaho, we ubwe n'abantu habonekemo akanya abwiriza ubutumwa asa naho harimo distance. Ngo aratangira arababwiriza. Amaze gukora ikivugabutumwa risabwa ngo akore, abantu bamaze guca bugufi no kumva ijambo ry'Imana, agera ku mugambi wo gusezera ngo atahe. Ariko aravuga ngo aba bantu ni abantu b'abagabo n'abasanze hano bari kuroba, kandi mu bigaragara baruhiye ubusa. Baruhiye ubusa. Yesu ntabwo azemera kuruhira ubusa. Amasengesho yawe arayazi, ibihe byawe warabizi, ubwitange bwawe warabuzi, kwizera kwawe warabizi, kwigomwa kwawe warabizi, warerenze. Ntabwo Yesu azemera kuruhira ubusa, nshuti yanjye. Nuko ngabwira Petero ati Petero,
Isayi fata ishundura urobe, na gishundura zawe utangire urobe. Petero ngo asubize amaso inyuma batari ku uyu mugabo nawe araducanze. Iteka ryose ibyo Yesu akora bihabanye n'iko abantu batekereza. Niyo mpamvu abantu baba bazi ngo abantu barakora gutya bagasanga Imana yakoze kuriya, kuko uko twibwira siko Imana yibwira, uko tubane ibintu siko Yesu abibona. Harya twe tubona muri buriya buryo, harya twe tumva byakemuka muri ziriya nzira, ariko Imana ikabizi inzira bizacamo. Imana ntihabwe icyubahiro. Bana b'Imana kandi inshuti za Yesu, Petero ngo arebe abona ni ku manywa ku izuba riri kwaka. Bundi abahanga bo kuroba amafi aboneka neza nijoro, ku manywa wapi biba bigoranye gufatisha. Ngo ariko Petero arize abanga, ariko kuko ari wowe bivuze reka mbikore, ariko ubundi twakesheje ijoro dukora kandi twakoze cyane, turi abahanga bo kuroba, turi abahanga uyu mwuga tuwusaziyemo, tuzi kuwukora, tuzi uburyo bikorwa, ariko twakoze cyane ndanagafi twafashe. Ariko yenda kuko bivuze reka tubikore. Nuko ngo bazugunye ishundura mu minota 0, bumva ishundura zabo hari ikimaze kugeramo, baratangira barakurura. Nawe Yesu akurura ibisubizo byawe, Yesu akurura amasezerano akwegere, Yesu akurura ibyo wasengeye imyaka myinshi abikwegereze muri uyu mwaka twenda kwinjiramo wa 2025. Barakurura kuko Yesu yari yategetse. Vuga ngo Yesu yari yategetse, nawe agira ibyo agutegekera, nawe agira ibyo ategeka. Iby'iburyo bitegeke, iby'imbere bitegeke, biri hirya bitegeke, bya bintu ubona byagoye Yesu ategeke. Imana ihabwe icyubahiro. Nuko barakurura bitewe n'ubwinshi bw'amafi, bahamagara abagenzi babo ngo mudutabare. Bibiri ivuga iki? Ya mato ngo bayujuje amafi, nayo mato yenda kurengerwa bitewe n'uburemere bw'amafi. Ngo ababonye ibyo bintu barumirwa, baravuga bati ibi ni ubwa mbere tubibonye, ku manywa tugafata amafi angana gutya. Ndana ku musozo rero, niba waragendanye na Yesu humura ntabwo uzahomba. Humura ntabwo uzahomba. Uyu Yesu mbabwira, uyu Yesu mvuga, uyu Yesu uri mu ntego zanjye, uyu Yesu waduhamagariye umurimo, nugendana nawe ntabwo uzahomba. Hari ibyo utabona uyu munsi, ariko ejo Yesu ari kubishakira ibisubizo. Yesu ari kubishakira uburyo bwiza bizacamukamo. Hari ibyo utabona neza uyu munsi, ariko Yesu ari kubishakira umurongo. Mana ihabwe icyubahiro. Abantu bavuze ko ndaho uzava ndanaho uzagera, ariko humura, Yesu amaze kurema itangiriro ry'ubuzima bwawe. Ejo ni heza ku buzima bwawe. Ba Petero bari bihebye, bagiye kuna babona Yesu araje. Icy'ingenzi mushiki wanjye nuko Yesu yaje mu buzima bwawe. Niba Yesu yaje mu buzima bwawe, fatiraho, wafashe igikwiriye, wafashe kiri ngombwa. Niba Yesu yaraje, hano rero Yesu yageze hafi inzara. Bari abagabo birashoboka ko bari n'uburibwe bw'inzara, ariko Yesu yaraje n'inzara irashira. Birashoboka ko turemye irangira ry'umwaka tujya gutangira uwundi. Birashoboka ko amezi yose 11 wafashe ubusa, ariko ndasanga mu iminsi mike isigaye kugira ngo ugire icyo ufata. Birashoboka ko mwaya mezi yose warobeye ibumoso, ariko Yesu yavuze ngo ve ibumoso ujye iburyo, kuko ugiye iburyo hari imigisha yawe, kuko ugiye iburyo indwara yawe irakira, kuko ugiye iburyo hari byinshi bije gukemuka. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishyirwe hejuru. Yesu rero ubwo agendanye nawe humura, ibitaracyamutse mu kazi bije gukemuka, ibitaracyamutse mu muryango biraje bikemuke, ibitaracyamutse mu bucuruzi bwawe biraje bikemuke, ibitaracyamutse mu buzima bwawe biraje bikemuke. Inshuti yanjye, Imana itindanye nawe. N'abantu barumirwa, abantu batazibira neza, aro bagavuga ngo Matayo 5 baravuga ngo bazumirwa. Wasanga ari hano bashingiye, abantu barumiwe,
bamaze kubona ibibaye, bamaze kubona ibitangaza Yesu akoreye Petero, ngo ariko bikibanejeje, bakinejejwe nabyo, Yesu avuga ijambo rikomeye, aribwira Petero ati Petero witinya, ibintu ubonye nugendana nanjye uzabona n'ibibiruta, kandi uhereye none ntabwo uzaroba amafi gusa, n'abantu uzabaroba, n'abantu uzabakurira kuri Yesu, n'abantu bazava mu mwijima bakiri Yesu nk'umwami n'umukiza. Nshuti yanjye kandi nshuti ya Yesu, birashoboka ko ndacyo utakoze, ndako utabigenje ngo ukore utere imbere, warashoye urashya, warakoze birananirana, waranditse biranga, waradepoje birananirana, rapurayinga biranga, ndetse ndacyo utakoze. Nshuti yanjye ndakubona, ndi kukureba, kuko Yesu yaje mu buzima bwawe, igihe cyageze, inshundura zirahindutse, kuko ari Yesu bitegetse. 2025 ni umwaka Imana igarutse ku bantu bawe, igaruye icyubahiro ku bantu bagendanye na Yesu. Nawe humura, mubashe kugirira neza, nawe urimo, humura, gihe cyawe cyageze, gihe cy'ubutabazi bwawe cyaje. Bugufi usenga ugendana na Yesu, kimwe cyo mbona nuko Yesu yakugarutse. Nshuti yanjye, Yesu yakugarutseho, humura, tarakemutse mu kwa mbere, tarakemutse mu kwa gatanu, bitarakemutse muri uyu mwaka, uyu wundi mwaka bije gukemuka. Imana tugirire neza. Turasoje rero, ndagukunda na Yesu akagukunda kundusha, kuko niwe wakugiriye ku musaraba, aremera arababara. Yesu yagukunda kundusha, ariko nanjye ndagukunda bikurikiyeho. Ugendana na Yesu uzabona byose muri urugendo, ariko igihe cyawe cyageze cy'ubutabazi, reka dusengane Imana. Mana ndagushimiye, izina ryawe niryubahwe, wabanye n'abana bawe bagirira neza, ubanye n'umushiki wanjye, ubanye n'umwene data, data Kristo mwiza, ubanye nawe muri situation arimo, murengere utindana nawe, haguruka wishe batatane. Mana umubere Imana, umubere umucyo, kuko uri Imana asumba byose, numufashe muri byose, ku bwa data wa twese umwana n'umwuka wera. Amen, amen. Sawa rero, murakoze cyane inshuti zacu kandi inshuti za Yesu, reka tubahe akanomero kacu, yenda natuhamagara tugasengana birushijeho, tukaganira birushijeho, Imana igabwe icyubahiro. Muri urugendo biravuga ngo ababiri baruta umwe, nabo wa kabiri kuri wowe, wa kabiri kuri njyewe, tugakomezanya, Imana igabwe icyubahiro. Nomero ni 07 24 53 826 07 24 53 826. Ndagukunda, Imana ikumere umugisha mwinshi cyane. Amen, amen.